Esiteri ibice bitatu. Moridekayi asuzugura Hamani nawe ashaka kurimbura Abayuda. Hanyuma y'ibyo, umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata Umwagagi amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Abagaragu b'umwami bose babaga ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yategetse. Ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye, atabyumvise babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yarireguje ko ari Umuyuda. Hamani abonye ko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, nibo bwoko bwa Moridekayi. Maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani, baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabyo ntahura n'ay'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga italanto z'ifeza inzovu, nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata Umwagagi, umwanzi w'Abayuda. Umwami abwira Hamani ati, ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire uko ushaka. Nuko bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose, n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwacyo ruri, babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko bohereza inzandiko, baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose, ngo bice Abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore, babarimbure babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 witwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byaboho iminyago. Maze bandikira amahanga yose bakurikije urwo rwandiko, ngo bategekwe mu bihugu byose ko bitegura uwo munsi. Nuko intumwa ntizatinda, zijyanwa n'itegeko ry'umwami. Itegeko ryamamara ku murwa w'Ishushani, maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa, ariko abo mu murwa w'Ishushani barumirwa. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye muri iki gice cya 3. Mu gice cya mbere twabonye uburyo umwami Ahasuwerusi yari yagize ibirori, arangije atumiza abatware, abatwaraga ibihugu byose ibyo yayoboraga, arabatumiza ngo basangire. Yateguye umunsi mukuru wo gusangira nabo, nuko barasangira. Agera igihe yumva anezerewe, atumizaho umwamikazi ngo aze amwitabe, amumurikire abo bagaragu be n'abatware be. Nuko amaze kumutumaho, umwamikazi intumwa zimugezeho zimubwiye ko umwami amukeneye, umwamikazi arabyirengagiza, yanga kumvira itegeko ry'umwami, yanga kwitaba muri ibyo birori kugira ngo umwami amwerekane. Kandi umwami yashakaga kwereka abo bantu ko afite umugore mwiza. Nuko yanze kumwitaba,
baragenda babwira umwami bati umwamikazi yanze kuza. Bakibimukoza rero umwami bararakaye, amaze kurakara nibwo yahise amaze kurakara ahita abaza abatware n'abandi bantu bari bamugaragiye aho ngaho, arababaza ati nkora iki? Nuko barangije baramubwira bati rero ibintu umwamikazi akoze ni bibi cyane, ntabwo biri burangirire aha ngaha, birakwira no mu kindi gihugu cyose. Ibyiza ni uko uyu mwamikazi yacibwa, hagategurwa uko umwami yabona undi mugore cyangwa se yabona undi mukobwa akaba ari we uzagirwa umwamikazi. Nuko tugera mu gice cya kabiri aho noneho habayeho gutoranywa kw'abakobwa, hazamo umukobwa witwa Esiteri wari wararezwe na se wabo witwaga Moridekayi. Uwo mwana w'umukobwa akaba yari umukobwa w'umunyangeso nziza wakomokaga mu bwoko bw'Abayuda, ubwoko bwubahaga Imana, ubwoko bwasengaga, ubwoko bwaramyaga Uwiteka wenyine nk'Imana yabwo. Nuko Moridekayi ngo yari yaramutoje neza, yaramureze neza, kandi Moridekayi uwo nguwo yabaga ku irembo ry'umwami, niho yabaga abana n'abandi barinzi bose babaga ku irembo ry'umwami. Nuko uwo mwana w'umukobwa ageze ibwami atona ku mugore wari ushinzwe gutunganya abo bakobwa akabagira beza, kugira ngo igihe nikigera cyo kujya kumurikwa kuri uwo mwami bazahagere basa neza. Igihe rero cyaje kugera abakobwa bajya kumurikwa ibwami. Nuko umukobwa witwa Esiteri ngo atona ku mwami cyane. Ageze imbere y'umwami, umwami aramwishimira, umwami aramukunda, umwami amutoranya mu bandi bakobwa nk'umukobwa utoranijwe kugira ngo abe umwamikazi. Nuko umwami amutunga inkoni, amwambika n'ikamba. Esiteri guhera ubwo ngubwo aba umwamikazi, ajya kuba umugore w'umwami Ahasuwerusi, atura muri icyo gihugu, ahaba nk'umwamikazi. Nuko igihe kiza rero kugera Esiteri ari muri urwo rugo. Igihe rero cyaje kugera ise wabo Moridekayi, abagaragu cyangwa se abo bari bafatanije uwo murimo wo kuba ku irembo ry'umwami baza kumuhinduka, bamuregera uyu mugabo witwa Hamani. Hamani twumvise ko yari umugabo umwami yari yarakujije, intebe ye akayizamura akayirutisha izindi ntebe zose, kandi noneho ngo abantu babaga ibwami cyangwa se umwami, abagaragu be bose iyo bamubonaga baramwunamiraga mu rwego rwo kumwereka yuko bamuhaye icyubahiro. Hanyuma rero Moridekayi we kubera ko yari uwo mu bwoko bw'Abayuda, nta yindi mana bapfukamiraga, nta yindi mana bunamiraga, nta kindi kintu icyo ari cyo cyose bahaga icyubahiro uretse Uwiteka Imana Nyiringabo wenyine. Niyo yonyine babashaga guha icyubahiro. Noneho aba bagaragu babanaga na Hamani bamubaza impamvu atajya yunamira umwami cyangwa se atajya yunamira uriya mutware mukuru witwa Hamani. Arababwira ati jyewe ubwoko bwanjye ndi Umuyuda, ntabwo tujya twunamira abandi bantu batari Imana ishobora byose, batari Imana yaremye isi n'ijuru. Nuko abo bagaragu ngo bamwishyiramo, bamaze kumwishyiramo babona nta kindi kintu bamukorera kuko baramuhannye, baramubwira bati ibi bintu nutabikora ntabwo uzaba ibwami, ibi bintu nutabikora bizagukoraho. Ariko Hamani aravuga ati nubwo byagenda gute ntabwo nzigera nubamira umwana w'umuntu. Nuko abagaragu niko kumurega rero kuri uyu muntu witwa Hamani. Noneho Hamani rero kubera ko yari yarakujijwe n'umwami, yari yaragizwe umuntu udasanzwe, arihuta aragenda ajya kubibwira umwami. Aramubwira ati rero hano mu bihugu byawe hadutse abantu, hateye abantu badasanzwe, badashobora kumvira itegeko ry'umwami, badashobora kugendera ku migenzo y'ibwami. Ati abo bantu badutse muri iki gihugu utwaye. Nuko arangije abateranya n'umwami. Umwami aramubwira ati rero ubu bwoko ndabukugabije, wowe ugende ubukoresha icyo ushaka, ni wowe uzi uko uzabugenza, uzagenda ubukoresha icyo ushaka. Nuko Hamani yishyira hejuru aravuga ati ubwo babampaye nanjye ku bw'agasuzuguro bansuzugura, kuba Hamani adashobora kunyunamira, nanjye ubwoko bwe ndaburimbura. Nuko atanga itegeko
rirakwira mu bihugu byose umwami Ahasuwerusi yari atwaye. Itegeko riragenda rirakwira, bemeza yuko ubwo bwoko ahantu buri bwose bugomba kwicwa. Ni ahangaha igice cya 3 kirangirira, itegeko ritanzwe ko aba bantu bose bagomba kwicwa, bakarimburwa, bagakurwaho, bakamarwaho rwose kubera ko batumvira itegeko ry'umwami. Haleluya! Imana iguha umugisha. Ndagira ngo nkubaze wowe nanjye nibaza, ese iyi inzuzi ziteye hejuru wowe ubigenza ute? Iyo amakuba n'ibyago bigusatiriye wowe ubyitwaramo gute? Ubigenza ute nk'umukristo? Ubigenza ute nk'umuntu usenga? Ubigenza ute nk'umuntu wizera Imana ishobora byose? Iki ni ikibazo nkubajije nanjye nkibaza. Hanyuma mu gice gikurikiraho tuzareba uko byagenze. Wibuke neza ko ahangaha umwamikazi Esiteri wavukaga muri ubu bwoko bw'Ubuyuda yari ataramenya imyanzuro Abayuda bene wabo bafatiwe. Ibi rero tuzabimenya mu kindi gice kigiye kuza gukurikiraho. Hanyuma nawe uzamenye uko urwana intambara mu ruhande rwawe iyo ibibazo bikwegereye, inzuzi ziteye hejuru, amazi yihinduranije, wowe ubigenza ute? Yesu aguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ukomeze ugubwe neza kandi amahoro y'Imana itanga abe muri wowe. Ndabigusabiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tuzabane mu gice gikurikiraho cya 4 wumva uko aba bana b'Imana babyitwayemo bamaze gucibwaho iteka ryo kwicwa. Imana nikugirire neza. Wakire neza ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.